nta by'amafaranga kamena mareka ngiye kugwa kugira ngo mbashe ni morning ya nyuma usohokarwa mu rugo zakuvuna gaya bwanga ko ntago wakubitwa nzaguhonda nabangiza amadi ukanamvunaguruka rero sinzabikwereka se nzabikwereka uzohende ukatisha amaguru yawe aya wiko akatisha ngo ugengo kwa mere ngo kumubwira ngo sabeti bikise mere yarahari wewe gabanya ubugambo bwo mukati wasubirana ifite igiye kibazo nguhaye morning ya nyuma nusubirayo morning si kwa mu gitondo zakuvuna da morning. Okay. Nimba umise morning birakureba ni morning. Nangize ngo kabonye amafaranga karamamagaye. Zikoje kwishura. Nangize ngo baje kuma amafaranga. Ajya wagiye guteza akavuye mu rugo wahise wavuye uyavanyeyo. Bamaye igihe nawe. Niyo mpamvu nzasubirayo. Ejo WhatsApp shoboye mu special no pirate nyiti mu rugamo nyitagatika tese Imana kadehano ngo n'umuyaga metis original nkuko nabyemeje ikirenge ku muriro nta gukura reka nkushimire wowe udahumeka kugira iki kudukurikirana 5 kuri 5 wowe uri mu Burundi niho hantu ugomba guhera byanga byakunda no n'abansinziriye muri Amerika ndetse n'ahandi hose Canada mu Rwanda mo hagati mu mujyi no mu ntara mwese mbabwira ngo Imana ikomeze baziga Imana ikomeze bahezagire muri abagaciro ntangire ko mufite itafari mugereka kuri Kigali 250 iyo tafari mugereka kuri 250 muri gereke no kuri Murundi TV nayo ibashe kuzamuka iyo mbabwira ngo muri abagaciro ntangire Imana ikomeze bazigame mukomeze mugire imigisha mu byo murimwo mukomere muhezagirwe kabisa Imana ikomeze hezagire imirimo yanyu ya buri munsi isaha y'amagingo nicanye no musore wacu ariko ukuntu yampagashaka niwe yanyisaba ikiganiro sinzi nabonaga babaye cyane sinzi ibibazo byabaye duherukana kuri kamera zacu umukobwa araho ambesha ko ikibazo bafitanye cyakemutse bakeneye kwiyunga umukobwa akeneye kumusaba imbabazi ariko naje gusanga ibyo umukobwa yamamagariye atari byo yaramukeneye reka ndanavugira umukobwa ko mwitwa umurara cyese n'umunyabwenge kuko yabimbwiye nanjye sinumva ko byanga byakunda akeneye kumufata gari seriye yuko agiye gusaba imbabazi yishuwe ahubwo agiye gusaba imbabazi ikosa yakoze ariko ino saha mutipe nawe kanyisabe ko tuganira nawe ashaka gukora nk'ivyo mukobwa yankoze ni iki reka tubashe kuganira twese kugira ngo twumve ukuri kwiwe twumve ikintu kimugenza fata agatebe wicaye kugira ngo bashe kubana natwe 5 kuri 5 fata ikiganiro mu gihe ukikibona ukigeze ku bandi bantu bawe ni Murundi TV naho ugereyo urebe ibyari byo turaguha ikaze musore wacu kuri Kigali 250 murakoze nubwo wakicara umeze nk'uwegamye nta kibazo witonde nubwo mbona urakaye wihangane sinzi ngo nicyo kibazo ufite gusa turaza kukimenya ahanini Murundi wanasanga keshi ndakajwe nawe kuko ibintu byose byabaye niwe wagiye bigiramo uruhari hari ikindi kibazo se cyabaye nyuma yaho ikibazo gusa sobwo ko no muhira bari bagiye no kwinyuruka reba wa munsi tuva hano kuri na wa mukobwa yaragukurikiye mane yaraje agera home ajya kwisuza amafaranga ngo umuhungu wanyu yanywe inzoga muntu ndagusabye ahantu hose yaba ari naho yaba ari he nimba yanaboneka canka ataboneka umuhamagara umwiharize mbwati nusubira kwa sabeti uzabugiye mu bibazo kuko Murundi yarantavye mu nama mane none se cyagiye kumeruka twabunze aravuga ngo nta kibazo ngarabategereje yakoresheje za system ziwe n'ubundi aragukurikira gusanga muhira byagenze gute ubwo je yanyagize no mu rugo ntari mu rugo nimba yarangiye inyuma kaneka kareba hano ninjira je naratashe nimugora nivuye nyine muri kakazi kanje gize mu rugo sanga meri yarakaye amba dasabe hemeze ngo ni fresh none se wewe kuzi ko twe turabasiramu umuntu waje kuduterana tuvuze ahindura ngo twishura amafaranga wanywereye wayanywereye he je nakubiswe n'inkuba kurumva umuvyeyi yakubwiye gutyo nta kindi kintu warenza mani je narapumuzitse namuga ati mere nyine ibyo bintu niba byabaye sindabizi kuko wanasanga n'abakobwa bo mwimisi wanasanga no twateretanye tukankana yo bayaraje kugira iki yaje kungereka amabuye ariko arabesha ibitari byo mira amambwa ati sha sabeti ukuntu mwiyiziye umukobwa ashaka kwata kuko nawe ngukuntu yaje ngo yaje muro iwanyu baba basanzwe babize se kugiye gusoma kuri byeri ntago babizi reka turabasira mu murugo none kujya unabyemera mane twavuje navutse numva n'ibisokuru bose ari abasiramu none yita wumva umwana avutse ejo atangiye kubananira akarara mutubara ubwo kazi ko mbanagiye muri kakazi kanje mane umbaba nukrinda kwingiza none se mane je wambwiye ngo urashaka ndamuhamagara ngo ugiye kumuha gasopo sizingi yo gasopo ugiye kumuha waba waramwishuide kiwe basimbira kugira ngo muhe yo gasopo ese yaje gukora ivyo bintu mwara ikibazo mufitanye cyarakemutse cyane yaje gukora ivyo nicyo kibazo cy'igihari ikibazo ntabwo cyari bwakimuko nega nta n'umunsi waciyemo ese twe twavuye no tuvuga ati wereka basi bimwe mu cyumweru ndabanda none we icyumweru nta nubwo cyaheze ahubwo nkika twavuye hano ahita aja muhira urumva
ikintu nshaka ndashaka kumwaniza mu rugo ategereje umunsi namuhaye uwo munsi nutagera nugera sindamuhe basare hazotangira kuja gutera ariko mane aja gutera mu rugo ngo nyisha amafaranga umungu wanyanywereye ivyo bintu biba gusa nizere ko abantu benshi cyo turakoresha igana mwe no minsi abantu munsi abango mpamagarira naka ngo ikintu ndamwibwirira nsanga mugiye guterana ingumi n'imigere nsanga mugiye guserera ivyo bibazo ntago biri buze kuhaba ikintu ushaka nukagira nkamwihaniza nkamuha gasopo mbega niwo ningi yanyuma yuko nashaka kongera kumva yagiye gutera aho umungu wamuha amafaranga uwo munaga ari we bamwivyo niho byarabaye ho musi wo babikoze ivyo bintu se kutamaga kuri telefone ngo mubwire wenda wewe ngo waramuborotse we ntiyaguhamagara gutore se nawe yarakuborotse kugira ngo je namuhamagara inshuro zibiri ntiyafata kubw'umujinya numva nafite nagahinda ko mu rugo niwe nitabaje ko muri nawe ahamagara ukaza kwirirwa umunteza burakanye mwana jerekana gusubiriremwo ntabwo sire ntabwo twobara ko namuguteje ahubwo uriya munsi bigenda kuri iki je yaramagara ngo ati shaka n'ikiganiro ese kubera iki turicara turakora ndabanza guhamagara ugati ngo inara umuntu gushaka nanze no kubwira ko ari we yarambwiye ati je uriya mutipe n'umwana mwiza uriya mutipe yaranyishuye gusa yaribwije aranyishura amafaranga amamagara aranyishura gusa yaranyishura agenda atishimye nashaka ndamusaba imbabazi ndamufukamire je kabisa zuko namufashe mu muhanda mufata nabi kandi ari umwana mwiza yeshura niko yari yambwiye cyo kintu nawe utekereze cyane nta muntu wakibwira uko nguko ngo muhuza n'umuntu je naguhamagaye tekereje ibyo bintu bikora umuntu yabwira ko ngukoreka kumukorera icyo kintu yewe ntago ndi buje gutara amagambo nawe hano ikintu ushaka umuntu kumwihaniza ntazogaruke mu rugo ategeze igihe twavuganiye je sinimutse ngaha ndacyari ngaha uriko nta hantu ngiye ni ngaha nawe noneho je yagira n'amahirwe n'ide n'igihe ndagemera nta nyandiko dufitanye tuvuga ngo twarandikaniye ngo yampaye ibi ngo twarasinanye ngo sinamwishuye uriko byo ndabeze buriya kawe iyo umuntu yemera ngo ndemera idene nta muntu wemereye kugufata noneho ubwo uhita wibaza kwemera idene itananditse ivyo bintu byabaye utari inyangamugaye kandi nanje sinicaye ndi gushakisha kugira mbone ndamwikureho basi tubane neza n'ejo ubundi twazahura n'ahandi tugaciringa ibindi ariko kuvuga ngo agiye gutera mu rugo ngo abishuze ngo sabeti ngo yanyweye biriya ngo yagiye ntibiriya ntaga cyane ntaga ikinyabupfura na gato muhiri wanyu bamaze kumenya ko unywa amayoga gaca kibagusubije ngo iki mu rugo nta kintu wabasobanure mu rugo noneho mere wewe noneho ukuntu akaze we gutamana ngo umusore ashobora no kuvuga ijambo ngahita nja kuryama ko nzigewe ndi mu Rwanda ndi jenyine na famille wowe kandi nawe nkabanze nakora umuntu ndi mugenzi wanjye ukamubana na mere mu Rwanda yarasanzwe mu Rwanda mere wawe mere wanje we yarari ino yarari ino ako wewe akunda kuba ino gakiya kuko ubundi ahantu yibera cyane ni Uganda ni habakunda kuba abari Uganda nko uvuga ati hano ndafise umwana nuko nanjye mvuga ati hano ndafise mama yagiye hariya nanjye simbukayo nkamureba ujya kumureba tukaba umenya mu nkaba nimenya mu bwo buryo kuko none ngo tukune no mu myaka nko mu myaka 8 maze ngaho 2015 amaze kuza aho mu Rwanda jewe rero kuko wambwiye ko umushaka je namuhamagaye arambwira ngo ngiye kuza ariko Imana ishime ko ambwiye ibibazo imbere akamenya ko ibyo bintu bitari je kuri jewe nta kibazo kirisi ikibazo nikiba kuri we nagishaka ikibazo kiraba gusa kuri je nta kibazo nani nabi ndamushakira ikibazo kirahari mu gihe ugiye gufata umuntu kumagaso kugira ngo ngiye gwa kamugo nzagukubita cese nzagera ibiki ikibazo cyane mu gihe umuntu uzi ko ideni mufitanye wowe utarikemuye kandi ugomba kuri ku munsi namaye ntago urarenga igihe namaye ntago kirarenga gigenzi n'indwi zibiri zarenze kera kikana ikindi gihe wamuhaye kindi nyuma yaho cyaje nyuma yaho namubwiye ategereze icyumweru gishire kireba musiri cyumwe ntango cyashize kandi n'undi kirashira haracyaburaga iminsi nk'itatu nk'ine gutyo ubwo yahita ategereza iyo minsi yiwe amafaranga yiwe nkayamuha akayakuza guteza imvururu muhira umuha iyo minsi 3 canke 4 nkuko bivuze wayimuhaye mwavyumvikanye cyo niwe wayimugeneye ati tegereza iminsi 3 je niyo namubwiye kuko niwe icyo gihe numvaga ntabwo yabashiye kuvyumva ariko yarabyumvaga akaguma bihakana ubwo sinzi we niba yaragiye abifashe gute niba yagiye abifashe kundi kubuntu simbizi ariko je niyo minsi namuhaye kandi nanjye nuko mvuga ngo igihe cyaheze ne kinene pe naye ndacyumva nanje afite idee namwishuza niyo mpamvu namuhaye iyo minsi nagishobora gusimbuka n'amafaranga yiwe ariko ntaje guteza amani ya bintu naga ari byiza na gatoya
so reka tube twiganira wenda mu gihe tukimutegereje reka ngira ikintu nkwibariza biri kugenda mu kazi ariko mu kanya ahubwo ndawe ngiye iyo ubonye nk'umuntu aje agafata undi mu mashati cyangwa se iyo ubonye uriya mukobwa w'umuhoya akagufata mu mashati ni iki muri wowe uba wumva utekereje ubibona gute cye nka kuri uyu mukobwa afashe mu mashati nyine sinomukubita kuko tubyemerewe ariko bamona amenga arasuzuguye cyane gusa nyine nega n'umuntu agufite idea si ngombwa ko muhana n'umuyobora akagufata mushobora mugaruka avuga ati muvaye none se kagadeni kanje bimeze gute mukaganira nyine mutuje kuko amahane ntago ariyo yishuza ashaze uvuga ngo amahane dushobora no kugwana tuko turapfa nyine n'iryo deni ugatse usanga haje mwindi bibazo ariko nimba umuntu umuye mukaganira ambwa ati bimeze gutya na gutya rega ashobora no kuvuga ati uyu muntu n'umwana mwiza yivaye no n'ikinyabufura afata kamikro neza n'ikinyabufura bivanye ariko aranyishurizamwo bamugani nakubita nanjye nzi bipfusi nabo nabura n'umuntu ngurije bitanu ako bivaye n'ukuntu afashe n'umuntu wahamagara kwera ko mu mwanya ufite umujinya ushaka kumuhamagara nayo kwimugahita usanga umubwiye nabi kandi bitari biri mu mwateguye ese reka ngwibarize wowe ari nkawe umuntu agufitiye ideni cyangwa se mufitanye ikibazo runaka kabona murahura akakwirengagiza kabona wamuhamagaye kuri telefone ari kugukupa ukabona yanakuburotse nari gushaka umuvugana kandi azi neza akagufitiye ideni ese uwo muntu mwahura ukamureka akagenda cyane nawe wabikora nkuko abandi babikora ntuze guhengamira ku ruhande wenda umukobwa ngo tumwitwe ngo umunyamakosa cyese ngibiki n'ibiki ku giti cyawe umuntu agufitiye ideni arabizi neza sivyo yarakuburotse uramuhamagara akagukupa wamuhamagaza indi nimero akumva ni wowe agahita akupa gahita nayibroka uwo muntu ugize amahirwe mugahura mugakubitana wenda mu muhanda cyese nkamukabari runaka ni iki wamukorera kugira ngo ako kanya wenda we wahita urasa kunega ibyo ushaka gukora mwako kanya duhuye ivyo byose yarabikoze namuhagarika pe naye ntago natuma ncika ariko ntago namuhagarika nyenda afata umuntu ngo ngufitiye yanjye wapi nambwa ati muvana aganda shaka kutuvugana umuhagaritsa akaguhagarara ubwo nyine namufata ako nabo namufata mu idusi cyane nashobora no kwitabaza nambwa ati rero uyu muntu yemeze gutya na gutya nimubona hari ikibazo tugiranye hagira umuntu byitambikamo kuko ndi kumuhagarika namwe muri kubibona yabyase ariko nk'ubu nkawe yari yakwitabaje umunyamagambwa ati uyu muntu umushakire naraje nyene mama mekwaje uko ni kuvyabaye mbere aho rutangira kubabonera bro sivyo twasanze mu muhanda akagufata amashati ariko wenda abantu bafashe umukobwa nabi nawe wagaragaje ko umukobwa akagufata nabi ariko urumva ko ari kugenda ajya mu kuri ko nanjye ubwanjye wenda uri ndi mu ideni ukankupa kuri telefone ukambura icyo gihe nabyo nagasuzugura nanjye nagufata sivyo nagufata nabi cyane umuhanda ngo ndeke gukomeza icyo gihe n'imigwano yahaba kuko wageze kuba umperaniye ugize no kugira iki no kunyemeraho no kunsuzugura icyo gihe n'imigwano yahaba sibyo ubwo rero gende kumva byanka byakunda nubwo wenda yarakoze ikosa ryo kuza mu rugo iwanyu akabwira abavyeyi bawe n'ibiki bikaba ibintu nk'ibyo ngibyo yarakoze ikosa rirumvikana ariko nawe twamugarukira tugasanga nta kosa ryatarafise kubera iki ideni buriya kandi kuburara uzi ko hari umuntu agiye kurara ariye kandi agufitiye ideni ntabwo byo bigaragara neza ahubwo ni ijambo bamubwira nawe bereba kino kiganiro mbere yo kuzanga ijambo namubwira nuko nanje sinishimye ko kuba twahura akafata ntabwo mbyishimiye na gato sinishimiye no kuba buri mwanya yaba ariko arahamagara abanyamakuru ngo turi bamutipe musanze hano akaza guteza imvura hano nicaye ntabyo nishimiye na gato gusa icyo namubwira cyo amafaranga yiwe nanje andaje ishinga ndaje ntasinziriye ndiko ndayasha oya sinde yabona ndiko ndayashaka umunsi nayabonye kwitambwa ati bata amafaranga yawe ahubwo muga ati gwino na hano nkugure nifana kuko waranyihangane gusa niba bira byabaye uriya no umujinya nanjye ufite ideni kare amafaranga ni meshi pera ufite ideni nkayira nanjye nagufata tu gusa amafaranga yiwe je ndi kuyashakisha ninyabona ese bigenda gute kugira ngo tugarutse ku bintu byabaye mu kugira ngo umupime iryo deni bigenda gute kugira ngo umwe inzoguru mu Islam habaye ikihe kibazo nikaga kungu kacu yegereza mi nikaga kungu kacu kurabizi sabeti ndi umusiramu sino jafata ngo fisi inshuti z'abasiramu gusa shaka kugira abagatolika abayehova abarokore abayisilamu bose babavanze nose ndi muri cya gikundi cy'aba abantu nyene binywera byose nitujana naye ndashiduka kamikoro gafate neza ndashiduka naye nibereye muri bwabo yobe bwabo yego akumigiye nasohokanye nawe uri umusiramu urafata fana afate fana ni wakafiriti na kifiriti nidusohokana nka kafana imwe utari umuyisilamu ratangira ndarureze ngo reba ngino Babylon twajanye nyine byandi byaca abahungu twagararaho ngo nanjye ngo ndana agapeti kamwe nukanwa
zirapanda nizipanda ni turi dutatu nagushobora kuba uri kumwe n'abantu banywa inzoga we ntuzinywe shana jewe se ko bikunda byashoboka ndumva ari gake cyane nyine giye ko bikunda jewe nago waba ndusha kugendana n'abantu banywa inzoga kugendana n'abantu wenda banywa itabi cyangwa se basinda ariko nyine ugerageza kwimanaginga bro kuko urumva nk'ubu ngubu bikorera guta mu matatizo wajyanye n'abantu baranywa baracika agenda batishuye biriko birishora wowe nanje hano mba mbonye isomo hano ubundi baravuga ngo kwisi nta muntu ajya arangiza amashuri ese bari abantu babajama bakoze ibyo bintu muracyabana wapi ntago mukibana wapi kwera bamwe nta nubwo nzi niyo bageze nta wapi namwe ntabwo bamwe nta nubwo nzi niyo bageze kano kajya nk'uwagutiza umwe cese waguhuza n'umwe iki wamubwira cese wakora ahubwo uwampuza n'umwe cyangwa akantiza n'umwe ahubwo yahita asubira mu byo nanjye nari maze igihe ndimo kuko hano ni nko kuvuga ngo bantabye mu nama wamukorera iki wamubwira ati ngo nujya kwishura amadeni nawe wamwamburira ntago yancika wumvise bya bintu n'umukobwa yakora ntago yancika nawe urumva ko wabikora umukobwa nawe umurenganya yakoze nawe wabikora muhe mahana ntago yagucika ntago yancika ubwo urumva se umukobwa twamurenganya ukuntu mbona ntago yancikamwo ntago nyine abakapura bizi twaciringa yambwiye ati fita yankamubwira ati okay nari basi fasha tubikore ariko ntago twahora mu muhanda azi ibibazo yantayemo wahita cye hariya nanjye cyari yangenda nibiba nese we ndi kurabona ibintu ndi kwirirwana nirukankamo akazi sindi ko ndakica sindi gukora n'akazi kabari naje ushobora kugenda bakambwira ati akazi karangiye kameraman ndabona umukobwa ariko aramamagara mumamagaye kuri telefone yawe mubwire ko twicemwe indani yazi muhamagare kuri telefone amubwire ko twicemwe indani atugere none karamamagara so wa mukobwa arageze gusa mumfashe mubabarire nago tuba dushaka gukorera ikiganiro n'abantu ngo bagiye kugwana cese guserera ahubwo dukeneye kugira ngo duhuze abantu ahari ikibazo gikemuke aho bashamiranye bayage bahuza nivyo tuba twifuza uze kumbabarira wifate nk'umujene wenda wifate kugira ngo ubashe guhesha icyubahiro twebwe bene wanyu barundi nibiki nuko umenya uburyo witwara kwitwara nk'umuntu bazagubona nabyo nago bari sawa cyane sivyo ndabona agiye kuhagera nta kibazo nahagera nta ribi okay kamera mugenda bona yahiza nahagera umeze biteze Gasatsi warebesheje mu gahanga noneho yifata ugatebe egeza ugatebe ngaha mwicarane gatereke neza mwicarane nuko mumamagara amafaranga arahari nta by'amafaranga kamera mareka ngiye kugwa kugira ngo bashe ni morning ya nyuma usohokarwa mu rugo zakuvuna gaya bwanga ko ntago bakubitwa nzaguhonda nabangize amajyi uko namvunaguruka rero sinzabikwereka se nzabikwereka uzohende ukatisha amaguru yawe aya uko akatisha ngo ugiye ngo kwa mere ngo kumubwira ngo sabeti bikise mere yarahari wewe gabanya ubugambo ubwo muke twasubirana ifite igiye kibazo nguhaye morning ya nyuma nusubirayo morning si ko mu gitondo zakuvuna da morning okay mba mumise morning birakureba ni morning nangize ngo kabonye amafaranga karamamagaye sikoje kwishura nangize ngo baje kuma amafaranga ajya wagiye guteza akavuye mu rugo wahise wavuye uyavanyeyo bamaye igihe nawe niyo mpamvu nzasubirayo usubira he usubira kugira iki byo mbwiye benga wabyumvishije uzakora iki morning yakangahe uzakora iki yakangahe uzakora iki ya nyuma none ngo urutoki n'amadeni undimo ya nyuma kwifata ukajya mu rugo rw'umuntu ujya kwishyuza ngo umwana wabo none n'abayisilamu ikintu wabonaga wewe ari ibintu biri bugaragare neza ese byarandebaga ibyo byarandebaga njyewe se metakurega wari ugiye mu rugo kugira iki kwaka amafaranga nibo bayakoreye se nibo babiri ese simbafashe nibo babiri yese mugomba kuyama je nakubariye basi se wazaje uzankora iki ngo zamfunagura wagukoreye ikosa n'uyungu sibyo n'uyungu yagukoreye ikosa umuntu ufite ikibazo n'uwo wizanye nk'ababyeyi gute nabwo nyine abayisilamu giye kuzana ibyo by'amayoga amayoga mwagiye muhereza gahunda zanjye z'amayoga mu kabare muraka kujya gushanga amafamiye rega nayo yabazi ko ari umwisilamu ntabwo ari kuza kunywa inzoga nicyo cyiza niba barambye ati umwana wacu aradutunguye pe hanywa inzoga barabyemeye siko yabinyuzwe byanyabyo nukuntu bamubonaga mbanza barabyemeye Gicyo mubwiye ni umuntu mvuri kwimyoza cyane nicyo kibazo ninongera kubona mu rugo nenje nakubwiye nzokuvunagura cyangwa nzokugira gute uzamvunagura naka kanya mvunagura akanya nago turi muhira zinongere kubona ugamije umutwe ngo ugiye muhira mukanya tugiye gusubirana itonda ahubwo ufite igihe kibazo twumvikanye zabe ko dafite gando guserera ariko nawe ugiye kumera nka mukobwa nawe utangiye gushwana nta kibazo afite cyo guserera se numva atari kuzamuka ndi kuzamuka se ndi kukubwira ibyo bega igena nagwa cyari cyageze
hamuje gutera mihango ndashaka amafaranga sabete yakosomye wewe ariko ashaka umwaka urenge ndashaka amafaranga sabete igihe nakubwiye cyo cyageze kitagera se icyumweru cyo cyaje winkanurira nyuma yuko dukora n'ikiganiro cyagihe mwaje kumvikana kazago nyuma y'icyumweru nshaka nsubiza ngo yego canke we mwarabyumvikana numvaga nundaye kuneka imitwe na se mukurikira we yanze kunyereka iwa narahabonye ninde wakweretse yarahanyeretse ubu naramukurikiye kapa mageze ese umaze kugenda ukababwira ababyeyi ukuntu ko barayaguhaye bye barambwiye ati hangane twaragwishije nyine uzagaruke niyo mpamvu nzasubirayo twaragwishije bagwishije okay nawe icyo nakubwiye nicyo nyene ubwo nyene uzosubire gusa uzogira amahirwe nusanga imuhira nawe nuhasanga rero ngize amahirwe wamvunagura ni jewe nawe ufite ikibazo kumva ko wanakubita umuntu umuziza kubera ko ariko arakwishyuza ahubwo ikintu ndi kumva cyadanje kandi amadeni we ntabwo bazi kuvuga uko nguko mubwira nabi gusa ikintu numva agiye kizima ahubwo wowe wabanza ugakemura icyo kibazo ukareba kazahagaruka mu buryo ikibazo wega kugikemura sinabyase rega ikibazo n'amafaranga ikibazo nuko ntashaka kumwonga kumwumva muhira je namuhaye namuhaye icyumweru ntabwo cyari bwahere nese wagiye mu rw'icyumweru twavuga cyaheze wewe cyari cyaheze iminsi amafaranga urashaka nyine ugahita ubyuka mu gitondo ugahita uyadarana uyabona ugahita uyabona ubwo nyine ukibyuka gusa ikibyuka gusa nabonye iwanjye saa 10 nijoro ndamaze ndike saa 6 tugiye kurya kubuza wica ku isano undeba none uzamvunagure ubwo uzabuje tuzadusangira uri kwa yakosomamo sibyo uje uje kuyakosoma nawe uza mu rugo nk'ukubita igikoma igihumbi cyo wakivuyeho uko waze inshuti zawe nyenza jya muruze ahubwo umuvyeyi nifite yara ntago muzi ngo ugiye guhurutsa ntago ibyo byo kujya kubwira abavyeyi ngo umuhungu wanyu ngo ibinebe ntago ndabifashe neza jewe ego ndavyumva amakosa arayi ko mufitanye ikibazo ikibazo ifata neza gute tutabeshye akishire mu mwanya wawe umuntu umufitiye ideni akaza gutera muhira agutera muhira ideni nagishyura nyawo ndi kimwe nkawe mwo mwanya utafise ntawo nabana inshuti nimwe nguriza ariko uko uri umwambo inshuti nimwe yakuguriza ikibazo si cyo nubo nanguriza ndabangiye mu ideni reka ndashaka izagura ubwo ikibazo nukumva ngo amafaranga ari mu ideni nta inzoga yanyweye kandi bazi ko ari umuyisilamu kandi we yarabikubwiye ati wacu nago bazi ko nywa inzoga bazi ko ndi umuyisilamu babarira utuza amafaranga yawe nzoyaguha narumva ari igisebo ntago ari n'igisebo gikomeye cyane yego ko baba ari nkawe kano kanya watubwiye ko ukora mu kabari sibyo waye ukora mu kabari wanyu batabizi wenda uri mu Rwanda uvuka nkenda nka za Uganda ukabwira ko waje gupagasuka babesha wenda ati nkora muri restaurant cyese nkora muri banki akazagira nk'umuntu agira akabwira ati umukobwa wanyu akora mu kabari yakoze mu kabari arahomba none tuyakira ufite ikihe kibazo uvuga ko ni wabiyakire ku mwana wabo agira uti umukobwa umukobwa darishasha garuka mu rugo agaruka ahubwo turajyana hose ntabwo ego ko baba mujyana nandeze twazananye icyanzanye nacyo kiri bunsubize wansavye ngo ndamuhamagara ngo ikintu mwibwirira naje ngamumbwiriro nyine n'amafaranga mugiye kumbi nibingibi nukwirwa ngo bazamvunagura umva uzatushe gato mvunagura sabeti wenda ko niwe yamwenda guhamagare mu mwanya w'ikisubundi okumbwa nawe ndagumwanya wo kuvuga nta kibazo uramubwira uraza kumaza icyo ushaka sabe wambwiye ngo kumushaka sindumva inombero ya nyamukuru ikintu umushakira giye wamubwira kano kanya niba ari amajambo ushaka kumugana ari ikintu kizima ushaka kumushikiriza akacyumva n'abakuru kunzi bacu bacyumva nawe turaza kumuha umwanya agusubize sheze nawe avuge iki kiri ku mutima ikintu namushakira ikintu cyo kuza muhira cyo cyo kintu ushaka kumwiyama imisi twavuganye nategereze hasigaye nk'imisi mikeya cyane nategereze imisi yewe ihere ndamuha amafaranga yewe ikintu je nashaka kumwiyama nkuko nk'umunyamakuru nawe ajya guhamagara nuko nashaka kumunzana nkamwiyama nubundi cyabivuga nkongera nkamwiyama kugaruka muhira tuzazumbona kugaruka muhira uwo mwanya nambabarira murabona ugira akajagari we nongera kugaruka ugira iki wanyu sina ugiye nzaguhomada si marise ubwo ndi igikuta uzamume turebe wana kubwiye ati tere kumomye umuntu wamubwira icyo yo uri gutuma rero wenda waba ufite n'umuntu yaba afite gahunda yo kwishura umeze kucyujaga mu mutwe w'ikirumba yabona no gutera izo mbaraga zo ngabyore kwishura zabyure turebe murakoze sayanga bese mu byumva se mwese bande se bakugabiye amwe ngo nzabyoze kumwishura
umukobwa ari gutuma tutumva umurongo wa bino bintu sivyo ndi gushaka kasobanura ikintu yagushakiraga nago ko afata amanya kucyumva wasanga agiye kwishura atakomeza umubwire wasanga wenda nyuma y'amagambo ariko aravuga ari buta kwishura mama buriya numba yigize no monsi ngira ko muri telefone fise ikintu je nagushaka kubwira ukumva ikintu kuza muhira ikibanza ugihagarike imisi naguhaye nguha amafaranga yawe ni ubu ni agasopo yanyu mbere ni yanyuma ndaguhaye kuza muhira wacu kuvuga ngo uje kwisuza amahera muhira mira nta muntu ufite ideni je ndari gufitiye ka ideni ko ndagyemera n'imisi naguhaye yo kukwishura ntagirahera sivyo tegereza wa musi naguhaye uzobone ndaguha amafaranga yawe nduza ya madyari tegereza indwi yaheze nawe indwi yaheze ndakeka wasoje kumubwira ibyo ugomba kumubwira wabisoje icyo nicyo cyakimbabaje cyane cyo kumwihandiza kuza muhira niyo gasumani yereka nkubwire ntago ya mbere ni yanyu nkamukubwira ubundi akabyumva oya ntago mumbwira ahubwo uramusubiza sivyo reka musubize rero gasopo siko numva washushe sabi uravuze ngo uri kuramuha gasopo ya nyuma ntazagaruke muhiri wanyu nibyo nakeneye ntazagaruke kujya ukiri ngo uzamukubita nibyo nakeneye so ibyo bintu kugira ngo wenda yabihagarika ndi kumva icyo kugwa n'ikimwe jewe ese kumuha gasopo yo kuba yahagarika kuza kuguteza ikibazo utabanje gukemura icyo kibazo kandi uzi ko icyo kibazo nawe uri mu bagiteje iyo gasopo imuhaye ushingiye kuki ikibazo impamvu ndayimuhaye ni uko yagaze gutera imvururu yaje gutera imvururu muhira kandi imisi namuhaye itari bwagera urumva we yahise yumva ko ivyo ndiko ndamubwira je namuhaye icyumweru man ideni gihe ndarizi kandi nose ashanda bikubwira gute basi shanda bikubariye gute ko inzo yagura munsi sister burya baravuga ngo umuntu yemera yihanganye icyumwe kimwe nicyo cyakunanije hamwe uza guteza imvururu muhira sister umuntu yemera nubwo haba muri ribuce na ndemera bafatira undi mwanzuro wundi nago bagufata mu mashati cyangwa ngo ibiki okay reka dugu umwanya nawe mubwire amajambo yawe kuri ku mutima nicyo wifuza cese nicyo icyo nshaka ibyo kumbwanga amaye gasopo yarakwiye kuma gasopo aranyishyuye amafaranga ukumva ntabwo yakumbwiye ngo nguhaye gasopo amaye ikizi umaye amafaranga yanjye mu gihe ataranyishyura uko yicuye ukabyumva mbese uzazumbona no mu nzozi zawe cyo nicyo kintu cya mbere nkubwiye kibazo ndarasenda amademo yabo yanza buri munsi kujya ugira amajwi ridura mu muhanda cyo rero kintu cyo kirancanga n'ikimwe we ariko arakubwira ngo ntago giye nkushaka muhira ukurazo neza bavyekere biki kandi twaravuganye igihe nawe ko nzokwishura okay numba tanshaka namo amafaranga yanjye ngo uzajya wica ndahari wica ndahari namo amafaranga nakazongera kumbona sibyo mama fangu rero ko ikibazo kidakemuka amafaranga nakubwiye imisi sigaje n'imikeya nayo ndiko ndayibarira mu ntu ngende kumva rero nisi biraza kurangira ibintu byanyu icyo nshaka na amafaranga sinavuze ngo ndashaka ako se nisene niba atabonetse urakora iki urayiha umva muri hamba bwiza ko rero cye nabimubariye igihe namuhaye nikiragera kumva ikinone ikindi kintu nashaka je ndiko ndamwiyamirizaho buri gihe ndiko ndakubwira nawe majambo ndiko ndasubiramo inshuro nyinshi hano niko namukeneye mu rugo urukumva ategereza umunsi namuhaye mu amafaranga yiwe kandi dore nataye nakazi ari we anzanye hana ari we nje gushakisha ninongera kumva yagiyemo twahura mwibarabara twahura mu isoko y'abantu nzamuvunagura kuko nago shaka kumaza kunteza abantu mu rugo ntezina n'abaturanyi mu gipangu babashe tubana n'umushehe hari aduturanye aziko mu rugo nta muntu anywa inzoga hari wirirwa mu rugo uri mu biki mbere ko inzoga zo kucyuti hagaciro ko shaka zakubona reka nigire mu kazi byanjye byarangira ukumva icyo nashaka nuko atazangaruka mu rugo byumva byose ni kimwe uragera iwanyu usanga mari byo byumve uragera iwanyu usanga mari hajya asanga nahateye intebe ubujya base yigenda ko situsha ko waramurakaje nabo namurakaje kubwo mba namurakaje sha wapipe nawe nigeze murakaje kubera iki se ubwo ni ideni ryanjye nshaka nyine kubera icyo udashaka utabukeneye kumvikana ari umuntu mvikana ku mafaranga nyine ariko wagakwiye kumwumva ndimo kuvuga ati ibintu bimeze uko sibyo ndetse agende kubona uriya mujama ibintu byanyu byabaye seriye pe byabaye seriye ku buryo wongeye kujya muhiri wabo muzahora umuhanda abantu bakumva kandi mukengeye kujya ahubwo ntabwo bizi ngiye gutangiye aragera iwe nawe umva nicaye nemoza kurwana biragenda gute cyeka ngize amahirwe akamvunagura waba ugize amahirwe nangize amahirwe menshi cyane yanunga imyaka yanjye yose nsigaje kubaho wakungukira he yanunga igihe cyose ese we afite ibintu byo gutunga aha nakubwiye ngo aracyabi wasanga imitungo bamuhaye ari myinshi
natwayigabanaho yaba iyo mitungo yifise se byari gutuma kujya kwishuza ababyeyi biwe se kwita kwishurira avuga ati icyo umwana yariye nta bushobozi bufite arakishyura none se wagiye wumvikana n'abantu nta niwe yagira amadeni menshi cyane ese nugira impamvu ugasanga haje nk'ibintu byo kurwana ugasanga muragwanya nta kibazo nakubwira ati amahirwe ni ukumfunagura pe mugwanye yaba ari amahirwe kuri wowe yego wakungukira he ngibyo nakagwaje kuva kare nakungura imyaka yose nsigaje ku isi yayinunga wari ubizi nese ubwo waba ufite izihe nyungu mu gihugu utungwa uri wenda uri ikimuga cyangwa se uri ikindi kintu kindi aha uzi kurya udakora ukuntu biryoha buriya yagira ngo kurya yicaye iwabo ntabwo ameze nkatwe dukodesha niyo mpamvu rero ese reka tugaruke aho ngaho tuganira gakeya ku myaka ufite n'ukuntu ungana ni gute waje gukodesha byagenze gute wowe n'icyo kibazo iwanyu byagenze gute mana we nakubwira ati ni ubuzima ntabwo ufite ababyeyi bose se bose ndabafite bose urabafite yego nese ko ufite ababyeyi bose ukajya gukodesha ni kubera iki nuko nabishatse wari kumbaza ibintu byo gukodesha ibyo bintu rero byo kuba wenda nko mu mageto n'ibiki n'ibiki muri abakobwa mwasize ababyeyi nanone ibyo ntabwo bari sawa cyane ntabwo aba sawa ariko kwanze kunyinjira mu buzima byahatari ibyo tube tubetse ahubwo ndagiye ndebe yuko yagera iwabo nanjye nahageze cyangwa mutanga imbere nawe uransize se mu kiganiro yego uramukurikiye kamerama tubakurikiye tugiye kwireba namba ndikumva rero ngiye nshaka kwifatira amakuru namba twajya kuyireba aramukurikiye ngo namutangiye mu rugo bino bintu bya hano bantu bizarangira gute wewe wakurikirana ikiganiro muri comment ugira ikintu wandika wenda tugire inama tubagira ko ndikubona ibintu byabo biri kuguma ari nambara umukobwa aramukurikiye ngagiye mu rugo iwabo kandi umutipe nawe yambwiye wongeye kugaruka mu rugo iwacu nzakuvunagura kandi umutipe ndikubona yaraka bishobora kuba intambara wewe wakurikirana kino kiganiro ukurikirana n'ibizakurikira kuko ushobora gusanga wenda bifite ukuntu bigenda bagira inama muri comment uko ubibona cyangwa uko byagenda kugira ngo izo saga zabo zigabanuke wowe ukurikirana Kigali 250 rw'agaciro ntangere nawe ukurikirana ya YouTube yanjye Murundi TV nawe rw'agaciro ntangere komeza ufate bino biganiro tukugeza buri munsi usharinge mu bashuti bawe mu bantu bawe kugira ngo ubashe kudusapotinga ubashe no kubana natwe 5 kuri 5 ciao ciao